iki cyobo cyari icyobo cyashyirwagamo amadeshe atandukanye, inshinge zo kwa muganga akaza kuyijugunya muri icyo ibintu byose bishobora kuba byakwangiza ari muzima. Barabicaga rero bakabajugunya muri icyo cyobo. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Umunsi rero ku itariki 9 kugira ngo rero tangire igikorwa cyacu, sabe Pasiteri Gasana ize kugendera dufashe gusenga kugira ngo nanone tujye kuzirikana nyine kandi agakira hari undi dutegereje kandi ntagaragara hagarira iribu yakomeza hano ntabwo mbashe gushyiraho ururabo nk'abagariza inzego z'umutekano bagize n'uruhare rukomeye cyane mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda. Magari nanone akoze cyane mpamagara abahagarariye amadini n'amatorero, pasiteri n'abandi bari mu kuzirikana kwikuye ku mutima ububare n'urupfu rukabije boye abantu baciye bose tubyegereje umutima bapfuye. Niyo mpamvu natwe tuba twabazanye izi ndabyo nk'ikimenyetso ko nta kintu tubona twaba. Nakoze cyane, ndagira ngo rero umuhango dukorera aha ngaha tuwusoze twakira ijambo ry'umuyobozi w'umurenge wanyuze w'umurenge ubutumwa ndetse n'indi mesaje. Ntabwo twita urwibutso twita imva, usanga mu by'ukuri urwibutso ni igihe tuba twaruteguye tukarwubaka tugashyingura abacu mu cyubahiro. Urwibutso ariko aha ngaha mu by'ukuri ntabwo bashyinguwe mu cyubahiro, ahubwo bajugunywe mu cyobo cyaranga uburyo bwa kinyarwanda nyuma y'urupfu rubi bari bamaze kwicwa. Rero abayobozi turi kumwe hano, inshuti bavandimwe, kugira ngo ababo bashyirwe muri icyo cyobo kiri hano, abantu bihanganishe ko iyo ugiye kureba amateka ya kino cyobo wenda yose yabaye kuyavugaho gato, buriya
gushyiramo imibiri y'abacu bashyinguwemo cyangwa se bagiye banagwamo byarabagoye cyane, kubera yuko yari yarivanze n'ayo magufa y'inka, yivanze n'ibyo bikoresho byo muri lab bazaga bagashyiramo. By'ukuri ni ibintu biteye agahinda cyane. Umwobo muremure bacukuye kugira ngo bajye banagamo izo nka n'andi matungo n'iyo miti n'ibindi bagiye bakoraho ubushakashatsi bakabizana aha ngaha. Abicanyi rero mu gihe cya jenoside babonye ahantu bo kuza kwicira Abatutsi no kubanaga mu cyobo. Abaje bahunga baturutse muri Kanombe yari ahantu habi cyane, hari hakikijwe n'ikigo cya gisirikare, hari abasirikare barindaga ikigo cy'indege, hari abajepe ba Habyarimana. Urumva mu by'ukuri ko Abatutsi bari batuye baragotaguzwe bose, n'abari bahunze baturuka mu burasirazuba bose bazi ko bashobora kubona amategeko hano, birabagora bambuka baza hano, bamwe bicara aha ngaha. Abari hano ni bongera ngo abayobozi bayibuka amateka barayazi kuturusha cyane. Rero bimaze kugaragara ko batabasha kubakuramo, bahitamo kucyubakira gutya kugira ngo tujye tuza kubasubiza icyubahiro cyabo, ariko kuba barabakuyemo tukabashyingura mu cyubahiro ntabwo byaje gukunda. Rero ni agahinda gakomeye cyane iyo wumvisha amateka y'ukuntu abantu bishwe n'ahantu bagiye bashobora muri iki cyobo giteye ubwoba kirimo ibyo bintu byose maze kubabwira. Rero tugira ngo twihanganishe buri wese ufite. Mwabonye abana bato bavuye gushyira imiganda bariya, ntabwo mbita abana bato nubwo turi bato, ariko bafite imiryango yabo aha ngaha. Hari n'abandi tuza guhura ku murenge batabasha kugera aha ngaha wenda batagituye muri Kanombe. Rero aha ngaha tuzakomeza haze twibukire, tunashimira n'ubuyobozi bw'akarere. Mbere hari hubatse gutya ariko hatubakiye, ugasanga abashumba abahinzi barimo hariya niho baza kwirirwa bagwira itabi n'inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Mu by'ukuri ugasanga kano tuno dusima wagira ngo bari batwubakiye bakiyicarira nyine batanazi agaciro k'abantu barimo hano. Akarere rero tunagashimira baje gufata icyemezo cyo kuhazitira gutya kugira ngo bagire umutekano, turabishima. Ni uburyo gusubiza icyubahiro abacu bakuwe. Ndagira ngo rero udafashe umwanya munini bari kubashimira no kongera kwibutsa amateka iyo turi aha ngaha. Izindi gahunda turazikomereza ku murenge uko zateguwe mu kanya saa 8 zuzuye. Ubu hari bagenzi bacu bandi abaturage ba Kanombe n'abandi baje kubashyigikira uyu munsi, bagiye gutangira urugendo ruva hariya kuri sitasiyo itagikoreye ijya mu Itunda tujya ku murenge. Usanga wenda batangiye dukomezanya nabo tugana ku murenge kugeza saa 8 tuba dutangiye. Izindi gahunda zose niyo tuza kuzikomereza. Rero nsoze nongera kubashimira kandi nongera kubabwira ngo mwihangane, dukomere twibuke amateka yacu, twibuke twiyubaka. Yakoze umuyobozi w'umurenge.
ibihe bitoroshye aho twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 nk'umurenge wa Kanombe. Njyewe mu masaha ya mbere ho gato cyo gushyira indabo ahari ikimenyetso cy'urwibutso rw'abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi kiri hariya mu murenge wa Niboye aho duhurira na Kanombe. Hanyuma hakurikiyeho urugendo rwo kwibuka rwakozwe twese tuvuyeyo. Mu kanya mbere yuko tugira ibindi bikorwa dukora turaza gufata umunota wo kwibuka, hanyuma tuze gusaba tugihagaze. Turaza kandi nyuma yaho yuko twumva ijambo ry'ikaze muri rusange turaza kwakira indirimbo zijyanye n'uyu mwanya turimo. Nyuma yaho twakira ikiganiro cy'icyo bashaka kutwigisha. Hanyuma nyuma yaho nanone turaza kugira umwanya wo gukurikira indirimbo n'umuhanzi Bonhomme niba yahageze. Tuze kwakira ubuhamya bw'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kandi nanone kumva indirimbo mu gihe nk'iki ngiki dukenera indirimbo zitari nkeya kuko uretse isanamitima ariko ziranadufasha, ziba zirimo n'ubutumwa. Hanyuma nyuma yaho turaza ubwo icyo gihe izo ndirimbo ziba zihari ni nabwo turi buze kugira gucana urumuri rw'icyizere ni ukurwenyegeza kuko rwaracanwe. Noneho habemo gahunda urubyiruko rudufashamo gusoma amazina y'abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Twakira ubutumwa bw'umuryango Ibuka tuza kugezwaho n'umuyobozi wa Ibuka muri uyu murenge wacu wa Kanombe. Nyuma ye turaza kwakira ijambo ubutumwa n'ubundi tugezwaho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kanombe. Turi buze no kumusaba icyo gihe aze kuturarikira umushyitsi mukuru kugira ngo atugezeho ubutumwa, ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Turaba dusatira umusozo. Munyemerere nyakubahwa umushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese mu ngeri zitandukanye nk'uko twari twabivuze muri gahunda, twigire ejuru dufate umunota umwe wo kuzirikana abacu. Hanyuma mu gihe turiwe tugihagaze Bishop araza kutuyobora mu isengesho. Murakoze. Mana yacu tuje ariko turi Abanyarwanda. Ndagushimira kuri leta y'ubumwe nziza yashyizeho gahunda ya Munyarwanda, aho umuntu atakireba umuhutu n'umututsi kuko tubona igihugu cy'u Rwanda, kuko aho waba uri hose tubigizwe n'iki gihugu cyacu. Turagushimira rero mwami ko urushaho guhagarara natwe. Tugiye kwibuka rero uyu munsi nubwo duha tubibuka buri munsi. Ngushimiye delegation twajyanye mwami gushyiraho indabyo hariya kuri cya cyobo cyaguyemo abacu benshi, cyari cyagenewe gushyiramo inshinge n'ibyuma na bya sida n'amagufwa y'inka zirwaye n'ibindi, umuntu akarenga. Muri mu rwibutso
ndahamya yuko ubu muri kutubona, ubu duteranye tubibuka kera twarateraniraga mu bitaramo, nubwo bwose mutagihari ariko turacyabakunda, turabifuza tukababura, tuti yaba mwari mugihari, iyaba mwari mugihari, ngo murebe uko dusigaye tungana, iyaba mwari mugihari, ngo murebe ko twabaye abagabo. Babana mwasize, bamwe muri bo bubatse ingo zabo, b'abahungu mwasize, bamwe muri bo ubu n'abagabo, b'abakobwa mwasize, bamwe muri bo ubu barashyingiwe, barashyingiwe ariko ntibabonye ubatwikurura, baranabyaye ariko ntibabonye ubahemba, ubaza aho mwagiye maze intimba ikongera ikatwegura, amarira mu maso yanyu ndabona namwe mwongeye gukumbura, ndabona mwongeye gutekereza muti yaba ubiyaba, ubiyaba ababyeyi bawe, ubiyaba bari bagihari, ubiyaba basaza bawe, ubiyaba bari bagihari, ubiyaba turumuna twawe, ubiyaba bari bagihari, ubiyaba uwo mwashakanye, ubiyaba yaragihari, buri munsi uratekereza uti yaba ubiyaba, urya munsi w'ubukwe bwawe waratekereje uti yaba, urya munsi ubyara imfura yawe waratekereje uti yaba, cya gihe ubona impamyabushobozi waratekereje uti yaba, wabuze ukuvugira imisango waratekereje uti yaba, iyaba iyaba ubiyaba mwari mugihari, ngo murebe uko dusigaye tungana, ngo murebe ko twabaye abagabo. murakoze yaba bari bagihari kandi nimukomere icyo ibyo bivuga. Ibi rero twaje gukora n'ibyo nyine dushoboye, kujya gushyira indabo ku cyobo, gukomeza kubazirikana muri wa rugendo n'aha twicaye, ibi ni byo byonyine dushoboye. Reka nawe nyiririmbe muri ubu buryo. Ntitwagize amahirwe yo kubapfunya, ntitwagize amahirwe yo kubahombeka, ntitwagize amahirwe yo kubambika, ibi ni byo byonyine dushoboye.
ntitwagize amahirwe yo kubapfunya, ntitwagize amahirwe yo kubahombeka, ntitwagize amahirwe yo kubambika. Ibi nibyo byonyine dushoboye. Imibiri yanyu yarashangutse, yashangukiraga ku misozi, ibice bimwe na bimwe ntitwabibonye kubera ko imbwa zarabaryaga. Imibiri yanyu yarashangutse, yashangukiraga ku misozi, ibice bimwe na bimwe ntitwabibonye kubera ko imbwa zarabaryaga. Ntitwagize amahirwe yo kubapfunya, ntitwagize amahirwe yo kubahombeka, ntitwagize amahirwe yo kubambika. Ibi nibyo byonyine dushoboye. Abo twabashije kubona imibiri, twararundarunze turakarabya, rimwe na rimwe tukabona amaguru. Ajya mu ntangire saba y'amasibo y'intore kugira ngo adufashe mbere y'ibibazo ushaka kumubaza, kugira ngo dusangize cyangwa se tuganirize. Kugira ngo abanze akorere introduction gato cyane mu minota umwe adusobanurira genocide. Jenoside ni iki? Jenoside hashingirwa kuki kugira ngo jenoside yitwe jenoside? Muri make nk'uko za ndimi z'amahanga zivuga ngo what is genocide. So kugira ngo rero mubanzirize kuri iki kibazo. Haba hari urubyiruko kuki abanyarwanda bato baba bakeneye kumenyeshwa. Gukora mu bushinjacyaha bukuru, mu bushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, nkaba umuyobozi ushinzwe ishami rikurikirana abakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bihishe hanze y'u Rwanda. Nkaba maze muri aka kazi imyaka 29, aho 27 maze ndi umushinjacyaha, ndetse ibiri nkaba narayikoze umugenzacyaha, nanone nkora ku manza za jenoside, ndetse nkaba narakoranye n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, aho mu 2010 twafatanyije kugira ngo tubone bamwe mu baburanishwa na rwa rubanza imanza zimwe zoroherezwa mu Rwanda. Akaba ari muri ubwo buryo mu 2011 rwa rukiko rwa TPR cyangwa ICT rwohereje abantu hano 8, muri bo 3 bakaba bari mu buroko, 3 bagishakishwa. Abo mbajisanwe na rwa rukiko harimo Jean Winkindi wahoze ari pasiteri hari Kanzenze, harimo Munyagishari Bernard wahoze ari ayobora interahamwe kuri prefecture ya Gisenyi, ndetse na Ntaganzwa Ladislas wahoze ari burugumesitiri wa Nyakizu. Ariko hari n'izindi na benshi twagiye dukora hirya no hino hanze, harimo ba Leo Mgisera ndetse n'abandi. Jenoside rero ngarutse ku kibazo waburubashije, jenoside ni iki? Igisobanuro cya jenoside ndi bugikure mu ngingo ya 2 ya konvasiyo mu 1948 ikumirikana icyaha cya jenoside. Iyo ayo masezerano mu ngingo ya 2 agaragaza ko jenoside ari ubwicanyi buba bugambiriye gukorerwa abantu, amatsinda y'abantu agize idini, ubwenegihugu, ubwoko ndetse n'ibara ry'uruhu. Mu Rwanda rero jenoside yakorewe abatutsi yakozwe
ashingiye kuri bwoko ndetse yibasira abatutsi. Ni nayo mpamvu binababaje cyane mu by'ukuri iyo konvasiyo muri 1948 u Rwanda rwaje kuyishyiraho umukono itariki 15 z'ukwa kabiri mu 1975, ariko nyuma ho imyaka 2 gusa ari nabwo twagize igitabo gihana, igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda gishyirwaho mu 1977, ariko bibagirwa gushyiraho, sinavuga ko bibagirwa nkana gushyiramo icyaha cya jenoside kugira ngo itazashobora guhanwa. Ari nayo mpamvu no mu gukangurira gukorera jenoside abatutsi bavugaga ko nta nkurikizi zabaho, kuko abazi amategeko ushobora gukurikirana icyaha igihe cyose kidateganyijwe mu mategeko. Ariko Imana y'u Rwanda muri ya mategeko muri kwaku ya mu itegeko ryitwa ICCPR mu ngabo rivuga mu Kinyarwanda, nze gushaka wenda izina ryabyo mu Kinyarwanda. Yego, ni International Convention on Political International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR. Nayo yashyizweho umukono na leta y'u Rwanda itariki 15 z'ukwa kabiri muri 1975. Noneho mu gika cya 15 ingingo ya 15 mu gika cya mbere ibuza ko nta ushobora guharirwa icyaha kititwaga icyaha mu mategeko yarari. Ari nabyo igihe bakoraga iriya tegeko ryo muri 1977 bagendeyeho, ariko bibagirwa, ari naho navuga ngo Imana y'u Rwanda bibagirwa igika cya kabiri kivuga ngo ariko nta ushobora kwitwaza ko nta tegeko ryari ririho ngo akora ibyaha mpuzamahanga ngo noneho azagenda agahamya. Icyo gihe rero muri buriya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, imanza zatinzwe kuburanishwa no mu Rwanda zatangiye kuburanishwa muri kwa 12 mu 1996. Kubera iki? Kubera yuko nta tegeko ryari ririho. Nta tegeko ryari ririho, ubwo icyo gihe habaye impaka nyinshi muri parliament. Itegeko rijyaho itariki 30 z'ukwa 8 mu 1996, ndetse bisohoka ryitwa izina ritari ryo, ari byo bita itsembabwoko n'itsembatsemba. Ariko nanone turashimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, nanone yabonye ko ibyo bidakwiye ndetse bidakwiranye n'ingingo ya 2 yo muri ya konvasiyo, kubera yuko itsembatsemba n'itsembabwoko ntabwo byari bivuze ko mu by'ukuri itsembatsemba, urumva ko iyo ni extermination mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa gutsemba impaka. Ariko mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi muri konvasiyo ni ubwoko bwari bugenderewe, kandi ubwoko bwari bugenderewe n'abatutsi. Ngira ngo wenda umunota wawe ushobora kuburengejeho, ariko ndaza kubisubiza gato wenda kwicara, waburetse wenda kwicara kugira ngo ukomereze kimwe ingingo uvire kimwe imuzi. Ngira ngo urubyiruko twumvise ko ari umugambi ugatsemba itsinda ry'abantu, byaba ari idini, byaba ari ubwoko, cyangwa se ibara ndetse cyangwa se abantu basangiye itsinda runaka. Ngira ngo urubyiruko murabyumvise. Rero nagira ngo baza kwikorera tutaranga bakubisha ababishinzwe tugize amahirwe dusanga warakoranye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahanaga abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iki kibazo biraga kubabaza kugira ngo mu gisubirize kimwe. Nyuma y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda guhana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, rumaze gusoza inshingano hashyizeho urundi rwego ruhabwa inshingano zo gukurikirana abatarafatwa, kubashakisha no kubafata no kubashyikiriza ubutabera.
ubu uyu munsi urwego rurahari, ariko kugeza ubu hari abatarafatwa bakitegenge hirya no hino ku isi, ndetse bamwe muri abo ngabo ni abarimu bigisha ingengabitekerezo ya jenoside banyuze mu masosho mediyazi cyangwa se mu makoranabuhanga ndetse no ku maradiyo. Ese uru rwego kuba rutarakora izi nshingano ngo zishyirwe mu bikorwa abantu bafatwe, byaba ari uko hari inzitizi bahuye nazo zibabuza kugera ku nshingano zabo? Ese ni intege nke bafite bakaba barabibeshye ari abantu badashoboye gukora aka kazi bahawe? Nibyo nagira ngo mudusobanurire bashyire kwibaza buri gisubizo cy'iki kibazo. Murakoze cyane. Akoze cyane musagize w'amagambo, mumbabarire mpaguruke kubera ko nabonye hari abantu hirya no hino bashaka gukurikira utanga ikiganiro bamubona. Ntabwo nzi niba ari urwego rwashyiriweho ruriya rwasimbuye ICTR rwitwa International Residual Mechanism for the Criminal Tribunals. Urwo rwego rwashyizweho mu 2010 rushyirwaho na convention, nanone rushyirwaho na resolution ya Loni ruyiha 1966 yo kuwa 20 Ukuboza mu 2010 nirwo rwashyizeho ruriya rwego ruriho inshingano zo kugira ngo bazakore ibyasigaye mekanizmu za ICTR itasoje. Icyo wenda navuga kugira ngo tumenye noneho uburyo ruriya rukiko rwakoze cyangwa se n'inshingano rwari rufite gukora, ni uko ntabwo ushobora kubivuga udahereye ku kazi kakozwe na ICTR, kuko rwo rwari rufite mandate yo kurangiza ibyasigaye ICTR itarangije. Urukiko rwa ICTR rushyirwaho muri convention nako muri resolution 1955 y'itariki 8 Ukuboza nako Ugushyingo 1994, nabwo ari leta y'u Rwanda yasabye Loni ko hashyirwaho urukiko mpanabyaha kugira ngo abakoze jenoside bakurikiranwe. Rumaze kujyaho muri 1995, nubwo rwari rwashyizweho muri 1994 kuri la tariki 8 Ugushyingo 94. Rwatangiye akazi narwo muri 1995, ariko rutangirana abantu 93 hari harimo abaminisitiri, abahoze ari abasirikare, abanyamadini, abandi abo twita mu cyongereza the high profile cases cyangwa se persons. Abo nibo bahereyeho, hanyuma bashakisha muri abantu 93 baciriye imanza abantu 75, 61 bahabwa ibihano bitandukanye harimo na burundu, ndetse n'uwari uyoboye guverinoma y'abatabaza we Jean Kambanda ahanwa n'urwo rukiko igihano cya burundu. Hanyuma aba 14 bagirwa benshi. Hanyuma muri abo 14, 10 bahawe inkiko z'ibihugu uzakurikiranwa n'ibihugu. U Rwanda baduhaye 8 bamwe nagarutseho, ndetse Ubufaransa babuha imanza 2, ari rwo rubanza rwa Laurent Ikibaruta wahoze ari prefet wa Kibungo ndetse na Gikongoro. Nyuma nabo Padiri Wenceslas Munyeshyaka. Abandi 3 barimo Kabuga, barimo na Mpiranye Prote, ndetse n'undi wahoze ari minisitiri wa defense Augustin Bizimana Hinso. Hanyuma abo barabisigariza kugira ngo bazahura. Barafite rero kuburanisha imanza 3. Kabuga bafatanyije n'ibihugu baramushatse, muzi ko yishe imyaka 26 yose mu 2020 aribwo yafashwe. Hanyuma Mpiranya baza gusanga yarapfuye, ndetse na Bizimana nawe yarapfuye. Ubwo mandate yo kuburanisha ibirarangiye. Hanyuma icyakurikiyeho ni ugushakisha abandi bari hirya mu bihugu bari bihishaga. Nababwiye ko
muri za kesi 8 bohereje mu Rwanda, 3 bari muri gereza baje mu Rwanda n'ubu bakaba bafunze barakatiwe n'inkiko zacu, ariko abandi 5 bo bane barapfuye. Umwe ni wa wundi Fulgence Kayishema uri mu gihugu cya South Africa. Navuga rero ko mandate yabo mu by'ukuri bo nta kindi bari bafite uretse gufasha wenda no gushyigikira ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda kugira ngo bukomeze bushakishe badukorera ubuvugizi no mu bihugu aho ibihugu bifite amadosiye menshi. Nababwira yuko ubushinjacyaha kuva mu 2007 bumaze gutanga impapuro zirenga 1,170 tukazitanga mu bihugu 33. Muri ibyo bihugu 33 hari 34 baburanishijwe mu bihugu basanzwemo, barimo iby'Uburayi, Ubufaransa, Ububiligi, Canada, Norvège, Sweden, Ubudage, hanyuma hakaba n'abandi bagaruwe hano mu Rwanda. Rero ikintu cyerekeranye no gukurikirana bakoze jenoside mu Rwanda ni ikintu kitoroshye. Ntabwo ari abantu twibukiranye ko ari abantu nabo bafite ubwenge bagenda bihinduranya kandi bahabwa amakuru. Bamwe bahinduranya amazina, bagahinduranya ubwenegihugu, ndetse sinatinya kubivuga ko hari n'aho twabonye bamwe bihindura yuko bapfuye, kandi iyo bavuga ko bapfuye babicisha ku matangazo. Biroroshye no gucisha itangazo kuri televiziyo na radiyo no mu binyamakuru, hanyuma byumvikane ko mu mategeko nanone iyo nta kurikirana cyaha ribaho iyo umuntu yapfuye. Muri make ni ibyo nababwira, nabasangiza, mbabwira ko mekanizme akazi iracyagakora, irafasha, ariko akibanze yarishinzwe rihawe muri iriya resolution navuze baragashoshe. Murakoze cyane. Impamvu y'icyo kibazo ni uko usanga abanyarwanda kenshi twibaza tuti kubera iki abantu badafatwa kandi bagaragara, ndetse hari n'amasocial medias bagenda bagaragaraho banigisha banashobora gukwirakwiza ingengabitekerezo ndetse banatera n'inkunga imwe mu mitwe igamije kongera guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Noneho abanyarwanda bake bati se ziriya nkiko ese Loni ibivugaho iki, ibikoraho iki, kandi ziko abo bantu bahari? Ubwo ngira ngo turabyumvise, ku wundi mwanya wenda tubaza kugira icyo tubikubazaho. Ikibazo cya kabiri nagira ngo nsabe Madame Christina, uyu munsi turibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, bazira icyo bari cyo. Nababwiye yuko umubare munini hano harimo urubyiruko bakiri batoya, ariko baba bagikeneye kumenya impamvu. Nagira ngo namwe muri introduction mubanze mutubwire ese kuki twibuka. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbere na mbere ntangire mbafata mu mugongo mwese muteraniye aha ngaha, babwire ngo mukomere. Uyu munsi duteraniye aha twibuka ku nshuro ya 32 Abatutsi barenga miliyoni bishwe muri iki gihugu, kandi urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rugoye. Kandi mbabwire ngo mukomere kugira ngo tubashe gukomeza tuganire, twinjirane muri ibi biganiro mwese mukomeye. Nagira ngo mbabwire ngo mwihangane. Jenoside bayisobanuye uko isobanurwa mu mategeko, ariko ni ikintu utabona uko uvuga. Iyo turebye jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda muri 1994 yari indunduro, kuko ni umugambi wateguwe kuva kera rwose. Murankundira ngaruke nkuri mu mateka, kuko nitubasha kujya mu mateka gato nibwo tubasha kumenya jenoside uko bayiteguye n'uburyo bayitekereje. Murankundira mu buryo bwari buyoboye iki gihugu
kera mbere ya 59 ku ngoma y'abami, n'uburyo abanyarwanda babagaho batekanye, baturanye, babana, basangira, baganira, batabarana. Ne kubigarukaho cyane, abantu benshi barabizi, n'urubyiruko rurabizi, bana bacu mwe muri n'abahanga muzabisoma. Nze mpere muri 57 kuri 24 z'ukwa gatatu, igihe hajyagaho manifesto y'abahutu. Mutekereze gukora inyandiko nini ngari ivuga kuri manifesto y'abahutu, gutyo nuko yitwa. Iri ni iki manifesto y'abahutu? Abahutu ni ukuvuga ngo abahutu bagomba kwigaranzura kandi bakica abatutsi. Uko kwigaranzura bifite ukuntu bisobanurwa muri manifesto y'abahutu. Iyo nyandiko yanditswe muri 57 yaje kumenyekana mu gihe hashingwaga amashyaka. Hari amashyaka menshi yashinzwe, ariko murankundira ngaruke kuri Aprosoma. Ishyaka rya Aprosoma ni ishyaka ryashinzwe n'umugabo mujya mwumva mu mateka y'iki gihugu, mu mateka ya jenoside y'u Rwanda, witwa Gitera Yosefu. Ni umuntu abantu bose batagomba kurenza amatwi, yaba mu mateka yaba mu buzima, kugira ngo turwanye ikibi cyose cyazanywe na Gitera, kuko guhera icyo gihe niwe wabibye aya macakubiri. Aprosoma y'ishinga inama yayo ya mbere y'iryo shyaka yabaye ku itariki 27 z'ukwa 9 muri 59 hari i Butare mu karere ka Huye. Ateranya abantu bose bo mu ishyaka rye rya Aprosoma. Avuga imbwirwaruhame, avuga ko bashinze ishyaka, ariko mu imbwirwaruhame ye atangira yaravuze ngo umubano w'umututsi n'umuhutu ni umufunzo ku kuguru. Umufunzo ku bana batawuzi ni igisebe kinini cyane ku buryo kitanavuwe neza ukuguru baraguca. Arongera aravuga ngo umubano w'umututsi n'umuhutu ni umusundwe mu mubiri. Umusundwe ni igikoko kiba mu mazi, niyo kigiye mu zuru ry'inka zashotse, iyo nka ntibaho. Mutekereze noneho wagiye mu mubiri, biba birangiye, nta sano rigomba kuba hagati y'umuhutu n'umututsi. Arongera avuga ngo umubano w'umuhutu n'umututsi ni umusonga mu rubavu. Umusonga iyo wakugeze mu rubavu urakubusanya rwose, utivuje mu buryo bwihuse ni urupfu. Ni ukuvuga ngo isano ry'umuhutu n'umututsi ntaryo ni urupfu. Nubona utangiye kugira isano nawe, umenye ko ari umusundwe mu mubiri, ari umusonga mu rubavu, kandi ari umufunzo ku kuguru. Icyo gihe yahise atangaza ya mategeko 10 mujya mwumva y'abahutu. Sinyajyamo, ariko ni mabi cyane, ni amategeko mabi yimika urwango, avuga ububi. Nta cyiza na kimwe kiri muri ya mategeko 10 y'abahutu. Sinyinjiramo, ariko impamvu n'abana n'urubyiruko mwazayasoma, nubwo mutayakeneye cyane kugira ngo umenye urwango rwari ruri mu ko rwungana. Yarakomeje, amaze gusoza ayo mategeko 10 y'abahutu, asoza imbwirwaruhame yaravuze ngo abatutsi baragatsindwa i Rwanda. Mwumve iryo jambo ry'umuntu uriho ushinga ishyaka rya Aprosoma, uriho uvuga ngo abatutsi baragatsindwa i Rwanda. Siwe gusa, kuko muri iryo shingwa ry'amashyaka hahise hashingwa na Parimehutu. Iyo mujya muyumva cyane, Parimehutu ya Kayibanda Gerigori. Kayibanda we yahise yabaye na perezida nyuma ya Mbonyumutwa, niwe wabaye perezida, niwe wabaye perezida wa mbere wa Repubulika ya mbere. Ashinga Parimehutu. Parimehutu yo murumva ko ari n'ishyaka ry'abahutu, harimo ijambo umuhutu. Parimehutu yayishinze nawe mu kwa 9 muri 59
nawe avuga imbwirwaruhame, arakomeza mu byo yavuze. Yaravuze ati tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo. Ubwo ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ni icy'abahutu, cya rubanda nyamwinshi, kandi twe tugomba gusubiza igihugu bene cyo. Amashyaka arashinzwe, Parmehutu iraje, aporosoma mwumvise imigabo n'imigambi yayo, ibintu bibara biracitse mu Rwanda. Nibwo mu kwa 11 muri 59 urupfu rw'abatutsi rwatangiye. Rwose niyo twavuga jenoside muri 94 mujye muhora mwumva aho yakomotse. Guhera icyo gihe muri 59 ngurwo urupfu rw'abatutsi. Abatutsi barapfa, bamwe abagize umugisha babasha guhunga bava mu Rwanda bajya muri ibi bihugu byose duturanye. Mujya mwumva amateka y'uburyo babayeho mu buryo budashoboka, baba babaye i Burundi, Uganda, Tanzania, Kongo, ahantu hose abatutsi baratatana, batangira abana gutandukana n'ababyeyi babo. Ugasanga umubyeyi yagiye i Burundi, umwana yagiye muri Kongo. Ubuzima bubi bw'abatutsi butangira ubwo kuri izi mbwirwaruhame, kuri aya magambo mabi n'ubu bugome bukomeye bamaze gukongeza. Burya ijambo ribi riragatsindwa. Nujya uvuga, ujya ubanza uvuge utari kubungiye kuvuga ngo iki, kugira ngo utagira uwo wicisha ururimi rwawe. Ururimi rurica. Abangaba rero bo babikuye mu kuvuga muri izi nyandiko, hanyuma babishyira mu bikorwa. Icyo gihe guhera muri 59 urupfu rw'abatutsi ruba ruranzitse. Murakomeza, turaza gukomeza tugende tubiganiraho, ariko ubwo nagira ngo ntangire intandaro yo kuvana kera tuzagere ku ndunduro ya 94 twumvise aho twaturutse. Urakoze cyane. Ngira ngo muri make twumvise incamake y'intangiriro jenoside. Ubundi iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro cya 30 cyangwa 15 dufite hano, ukurikije igihe dufite. Ubundi ni ikiganiro cya kabiri gitwara amasaha 2 kugira ngo abantu bakirimuze neza, kibafashe batahe hari package bafite bijyanye n'icyo bumvise. Rero Madame Christina, nagira ngo nbaze icyo kibazo wenda nacyo ukivire inyuma kimwe. Perezida Kayibanda akiri ku butegetsi, Generali Habyarimana Juvenal yari minisitiri w'ingabo, ataramukorera kudeta bigeze gushyiraho politike bise ikubura. Politike y'ikubura, gukubura tumenyereye yuko ari ugukiza imyanda mu mbuga, gufata imikubuzo ukajya mu mbuga ugakubura, ukageza mu miharuro ugakubura kugira ngo imbuga yawe ise neza ivemo imyanda. Baje gushyiraho rero politike yiswe politike y'ikubura. Iyo politike ngo yari igamije gusubiza igihugu ba nyiracyo. Iyo ni politiki ya Kayibanda, Girigora na Habyarimana. Nagira ngo rero usabe Madame Christina udusobanurire gato mu magambo y'incamake iyi politike yari politiki ki, ese ikigo mu bikorwa ryayo byari biteye rite, n'ingaruka za nyuma y'iryo kubura, mu magambo magufi rwose kugira ngo twatumuze umwete. Murakoze cyane. Iki kibazo ni ikibazo kirekire, ugiye kugisubiza byagusaba umwanya munini, ariko ndakivuga muri make kugira ngo ntatware umwanya wacu wose wo kwibuka abacu baduteranirije hano uyu munsi. Ikubura ni gahunda yaturutse muri ya mategeko ya Parmehutu igihe Kayibanda yayishyiragaho. Bari bafite gahunda ivuga ngo igihugu kigomba kubamo bene cyo. Iryo ryari ijambo rya Kayibanda. Habyarimana waje nawe yaje avuga ko ari igihugu cya rubanda nyamwinshi. Nimujya mwumva iryo jambo rya rubanda nyamwinshi, we yaranabisobanuye neza
yavuze ngo rubanda nyamwinshi y'abahutu. Uwo ni Kayibanda. Ni ukuvuga ngo iki gihugu ni icya rubanda nyamwinshi. Habyarimana yarabivuze, ni igihugu cya bene cyo. Kayibanda arabisobanura. Iryo kubura rero ryavuga iki? Ko buri mututsi wese agomba kubisa bene igihugu ba nyiracyo, ibyiza byose bikaba ibyabo. Ibyo babitangiye igihe bateguraga jenoside guhera muri 59. Nababwiye ko mu kwa 9 aribwo Parmehutu yayishyizeho kandi izana iyo gahunda y'uko igihugu kigomba kuba icyabene cyo. 63 bisha abatutsi, barakomeza bica abatutsi, bamenesha abandi 73. Murumva icyo niyo gahunda yo gukubura, niyo ya porogaramu yo gukubura bari bavuze. 73 bagiye mu mashuri no mu mirimo, abatutsi bose babakuramo, ngira ngo bagiye baharokoka n'ahanyagasani. Habyarimana rero hafatiye ubutegetsi, akoze kudeta, akuyeho Kayibanda, afashe ubutegetsi, abaye perezida w'u Rwanda. Yaje n'ubundi afite ya gahunda yo gukubura, ya yindi ya Kayibanda. Buriya yari inshuti ye, ababizi mu mateka, Habyarimana na Kayibanda ubundi bari inshuti. Icyo abaje gupfa bakarwana akamwica, akagera gute niba ari ubutegetsi cyangwa ibindi birabareba. Ariko nuko yagiye atera ikirenge mu cya Kayibanda. Byaje gukomeza muri igihe Habyarimana muri za 80, abatutsi bari barahungiye hirya no hino kubera ubuzima bubi n'iki, bakomeza kugerageza kuba baza mu Rwanda ngo barebe ko bajya mu gihugu cyabo. Icyo gihe yagendaga abasubizayo. Hari n'ijambo rikomeye Habyarimana yavuze, mu Rwanda ni ikirahure, n'ikirahure cyuzuye amazi, asaba ibindi bihugu ngo bahungiyemo ngo nibabaho ubwene gihugu, ngo u Rwanda ngo ntabwo, ngo ni ikirahure cyuzuye nk'amazi. Habyarimana yakomeje gutegura neza noneho mu buryo bunoze jenoside yakorewe abatutsi. Murankundira nze muri 90, aho inkotanyi zari zimaze gutera, zibona akarengane, urupfu. Buriya nibyo murabizi, abatutsi bamwe bamaze guhunga, hari abandi basigaye aha, basigara babungerezwa mu gihugu. Niba bari ku Gikongoro bakabajyana i Bugesera ngo bicwe na tsetse, ubuzima ari bubi. Ibyo byose rero inkotanyi muri 90 ziravuga ziti reka tubohore uru Rwanda. Zarateye ku itariki ya 1 z'ukwa 10. Ibyakurikiyeho nuko Habyarimana none yagiye ategura jenoside mu buryo bwiza bunoze. Icyambere ahise afunga abatutsi, amakuru murayazi, abakuru ariko n'abatubuturo turabibabwira. Ahise afunga abatutsi, atoranyijemo bake, bamwe babita ibyitso, barafunga. Ariko uko n'inkotanyi zikomeza kugerageza kugira imbere, nibwo muri za 92 i Bugesera, Kibirira n'ahandi mu Bagogwe bakora jenoside, noneho bica ku mugaragaro. Icyo bakoraga ku buryo bica vuba bagasigara basa n'abasibanganya ibimenyetso, kugira ngo nibagira n'ababimubaza bavuge ko batishe. Ariko abapfuye bo bapfuye, n'abatutsi abandi bagiye bahungiye ku Kiliziya n'ahandi. Jenoside rero irazika. Tugeze mu gihe cyo kuyitegura neza, barayitegura mu buryo bwiza, bategura abaturage, bategura interahamwe barazitoza mu buryo bunoze, baziha intwaro, baziha imbunda n'amagrenade, bazigisha gukora nta mpongano y'umwanzi. Nta mpongano y'umwanzi yari igihiri, ubuhiri bushinzemo imisumari, niyo bitaga nta mpongano y'umwanzi.
murabyumva iyo harimo imisumari, iyo bakubise umuntu umutwe noneho harimo n'umusumari biba birangiye. Batangira kubatoza no kubashyira hamwe n'uburyo bwiza bunoze, ari byo Habyarimana yavuze ngo reka bashyireho defense civile, uburyo bw'abasivile bwo kwirwanaho. Icyo gihe mu gutegura abaturage babaha amagrenade n'amasasu babaza za ntampongano z'umwanzi, bategura n'inkota n'ahandi hose bariho barategura. Mu gisirikare bashyiraho itsinda ry'amasasu, ni itsinda ry'amasasu njya nkunda kurivuga, naha nigeze kurivuga, mujye munkundira ndisubiremo. Ni ikipe mbi y'abasirikare bavugaga ngo amasasu na association des militaires agacés par les actes sournois des humanistes, ngo naba mwishyirahamwe ry'abasirikare barambiwe agasuzuguro k'abarunari. Abarunari rero bari Abatutsi kubera rya shyaka rya runari rya kera muri za 59. Sininjiye mu mateka cyane kugira ngo ntatwara umwanya, ariko baryitaga ishyaka ry'Abatutsi, ariko ntabwo byari nabyo, byari ishyaka ririmo n'abantu bose, kuko wari uriyoboye yari Rukeba, kandi Rukeba yari Umuhutu. Iryo tsinda ry'abo basirikare ryari rigamije kwica no kwegeranya abandi basirikare ku buryo hatazagira Umututsi n'umwe urokoka jenoside. Aho ngaho hagiyeho na za Escadron de la Mort, naryo ni itsinda ry'abasirikare ryari ryakozwe. Tuvuye mu basirikare no mu basivile, reka tujye no mu itangazamakuru. Burya iyo bategura nibakoresha itangazamakuru, mana sinzi ko bari kugera ku mugambi nk'uko babugezeho. Itangazamakuru ni ikintu gikomeye. Aba bose mubona b'amashusho n'iki, ndabinginze mujye mukora mwubaka u Rwanda. Ubundi itangazamakuru ni ikintu gikomeye. Bahita bashinga za Kangura yari irimo umuntu yandikwaga n'umuntu witwa Ngeze Hassan. Nibwo za muri 1992 yazanye y'amategeko 10 y'Abahutu yagitera yo muri 1959, nibwo yagendaga akangurira Abahutu kwica Abatutsi, ndetse hari n'igihe yanyuzagaho amaliste y'abagomba kwicwa. Reka ne kugitindaho, ariko bahise bashyiraho no muri 1993 RTL, radio bita Rutwitsi. Radio Rutwitsi yakozweho n'abanyamakuru batandukanye, ariko mu nkundire mvuge Kantano n'Abemeriki. Ndabibona ndiho ndamutinze, ariko niyihangane gato iki cyo nyirangize. Abo banyamakuru babiri batwikaga ibintu byose. RTL yanyuragaho amatangazo y'uburyo bwo kwica, ariko impamvu ngarutse kuri Bemeriki na Kantano, bari bafite indirimbo baririmbaga, murankundira sindirimba ariko ndayivuga, ngo u Rwanda n'ibirimo byose ni iby'Abahutu. Barateraga ibitero bikomeye bakikirizanya, Kantano na Bemeriki bakikirizanya. Iyo bavuze ibyo ukuntu u Rwanda n'ibirimo byose ari iby'Abahutu, murabyumva. Abandi nabo bahita bumva niba hari Umututsi baturanye, niba hari umwana babyaye muri batisimu, ubwo nyine u Rwanda surwe bagomba guhaguruka bakica. Ibyo iyo birangiriraho gusa, ahari ntihazeho n'abandi, hahise hajyaho abaririmbyi. Abahanzi ni abantu bakomeye. Ndashimira Bonome waturirimbiye indirimbo zikomeye ahangaha. Buri gihe iyo aririmba akora ku mitima y'abantu, indirimbo zikora ku mitima y'abantu. Hakuzi uwitwa rero Bikindi Simone. Bikindi Simone yari afite indirimbo ifite igitero ivuga ngo mwice muhere ruhande mwandagaze. Mutekereze iyo aririmba gutyo, abantu imitwe ishyushye, ibinyamakuru, abantu hose hateguwe. Ubwo noneho urumva jenoside bayigejeje ku ndunduro, jenoside barayikora. Nibwo bitwaje ngo indege yahubutse, nkaho hari Umututsi wo ku Gikongoro no mu Mutara
n'uwahehe n'uw'i Bugesera, umuturage wihingira agahinja k'umwaka umwe, umusaza w'imyaka 90 ngo yagize uruhare rwo guhubura iyo ndege. Indege bavuga yuko ariyo ngaruka iyo bashaka gupfobya, bavuga ko indege ariyo imvano ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nyamara si byo. Madame Christina, murakoze cyane kuri icyo gitekerezo no ku kiganiro kizuhaye. Gira ngo murabyumvise, ikubura politike y'ikubura murayumvise, yari igamije kurimbura Abatutsi kugira ngo babice, abari mu mashuri babakuremo, abari mu kazi babakuremo. N'ihunga ry'Abatutsi batangiye guhunga 1959 na 1962, bahungaga ikubura. Iryo mubimenye, mubizirikane, mumenye yuko kuri ya guhunga kw'impunzi mu mahanga ndetse n'abasigaye bakomeza gutotezwa, yari rwagize uruhare n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Umva y'amateka yombi, urubyiruko rwarapiye rwagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, urundi rubyiruko rw'Abanyarwanda rushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi rurica. Afande, wabwira icyo urubyiruko rw'uyu munsi n'ejo hazaza hashingiye kuri ayo mateka y'urubyiruko rwo muri ibyo bihe byombi? Ni iki wabwira urubyiruko rw'uyu munsi n'ejo hazaza? Urakoze cyane. Urakoze umuhesha w'amagambo. Nanjye navuga mpagaze kugira ngo urubyiruko aho bari bambone neza. Banyakubahwa mwicaye hano, umuyobozi mukuru witabiriye kino gikorwa, perezida wa Ibuka mu murenge wa Kanombe, abaturage mwese, by'umwihariko n'abafande banjye hano, nanjye kimwe na Madame Christine bakaza kubahumuriza. Amazina yanjye mwayumvise ko nitwa Retired Lieutenant Colonel Charles Baganziana. Ubundi ntabwo ari izina nyarwanda, ni izina ry'Abagande, bitwa Abanyankore. Ubundi iyo tuvuga aya mateka bikurura emotion. Amahirwe y'abadamu rero n'abakobwa bagize emotion bararira. Umugabo yagize emotion agenda guguname, akagenda yivugisha. Abanyarwanda bakaruca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Aya mateka ku rubyiruko by'umwihariko, impamvu n'abashaka kurya ngo umuryango wanesheje urigisha, impamvu divide zombi, abicaga n'abarengeraga, ndavuga ingabo za leta z'icyo gihe, natwe RPA byaturukaga ku nyigisho. Ubundi kugira ngo bakonstructinge amacakubiri mu bantu bamaze kwiga amashuri, bakajya muri universite, bagakora theses na papers, bazi nk'ikintu kigiye kubakwa ni nka fondasiyo y'inzu. Ugiye kubaka inzu muri etage uyikorera plan. Ideology yubakirwa ku kintu cyitwa theoretical framework. Nuko ngo iyo umaze kwigirira crisis of confidence, ni wiyemera yuko ari we waberaho intango y'abandi, abandi bakubera intango y'ukuri. Umuntu n'uyu munsi hari Abanyarwanda bibona akavuga atari kurabizi, aho mugani ndasa n'Abayethiopia. Niyumve yuko yavuga atari ko Abayethiopia basa n'Abanyarwanda. Ba developing a theory, but placing muri Ethiopia nabyo bifite framework yabyo, mpamvu batujyanye Ethiopia, niba tujyane Sudan, niba tujyane Qatar, niba tujyana hose, bakavuga ngo Abanyarwanda baturutse Ethiopia Abatutsi. Nuko muri Afrika igihugu cyasagayize colonialism kikarasana n'umukoloni imbona nkubona ni Ethiopia. Nicyo gihugu cyabaye colonize, bajya bashyiramo na Liberia cyari igihugu Abanyamerika bazanye abacaka babatuzamo. So bagomba gukikoloniza bwa kabiri. Igihugu kitabaye colonize ni Ethiopia yonyine.
so batujyanaga muri Ethiopia kubera Ethiopia ifite amateka yo guhangana kwanga kuyoborwa umurongo utari uwawe. Batujyana muri Ethiopia baravuga ngo abahutu bo baturutse ngo abatwa bo bari basangira mu mashyamba aho ngaho ya Kongo, twese twisanga mu Rwanda. Barangije baca umurongo. Mu by'ukuri ba Bishop Gasana bari hano, Bibiliya narayisomye neza ndanayitsinda no mashuri, ariko ubwoko bari bagiye kwandikira n'Abatutsi. Afurika ntabwo yizi ubwoko bandikiye, kuko iyo zimijwe urandikira. Ubwoko bwose bwanditse muri Bibiliya Paul yandikira ntabwo bucyaba. Twebwe turasoma turamira tunameza kila kitu ambayo inakuja tu. Nitujya dukwestioninga ngo tuvuge ngo Abakorinto bari, Abefeso bari, Abagalatiya bari, Moabites bari, Philistines bari, babayeho, bagize umuco, bagize amazina, bagize imbyino, bagize imyambaro, bitwaga abantu, barazina. Twebwe turasoma Abanyarwanda ni twebwe twenyine muri Afurika yose. Ndashaka kugira ngo mbashyire ku mpamvu n'uyu munsi bakidutunga urutoki, kuko iyo ari yose ibyo tugiye kuvuga tubivoma ku bitekerezo by'umuyobozi wacu. N'ejo yatanze ikiganiro ararakara, akabarakarira akabura afata mu ijosi, ababareba imbere ye. Nuko ari twebwe twenyine muri Afurika, kuko buri gihugu cyose giteye Abanyarwanda cyose ntabwo bagihaye ubuso bunini. Abantu bafite ururimi, bafite igihugu, n'abantu byitiranwa Abanyarwanda, Ikinyarwanda, u Rwanda. Ni twebwe twenyine twisangira iki kintu muri Afurika twenyine. Nta kindi gihugu wambwira kibifite. Uganda, igihugu bagikuye ku karere kitwa Bugande, bakuraho B barema Uganda. Kenya bayikuye ku muturage wabo waharaniye ubwigenge witwaga Kenyatta, bakuraho ta barema Kenya. Malawi bayikuye kuri fleuve yitwa ku kiyaga cyitwa Malawi. Kongo hano bayikuye ku mugezi witwa Kongo. U Rwanda rurimo inyito nomenclature iteye impungenge. Nawe uturanye n'abo bantu wagira impungenge mu by'ukuri ngo ni Rwanda, kandi n'initi zacu zibivuga mu ruhame, nta nubwo tujye tugira ibanga ryabyo ngo tumenye ngo biteye impungenge abo duturanye nabo. Ni Rwanda nabo duturanye nabo baravuga bati bano bantu baraza Rwanda batukolonize batujyana.